Mwiriwe neza abavandimwe basangira ngendo, nizere ko mwiriwe amahoro, Imana yabarinze. Yego nanjye niriwe neza, reka mbivuge gutyo. Hari abansabye yuko nza kubaha testimony y'ukuntu iyi histoire yabaye passé kugira ngo bashobore kuzamenya ababa bagiye kubahemukira. Niyo mpamvu mbikoze gutyo, ubundi kubivuga ntabwo byoroshye. Narindi ku kazi, hari nka 2:30 za mu gitondo, natangiye akazi rwose. Umuntu w'umugabo arampamagara mu izina, arambwira turaho Tirifini, muraho neza? Ati amakuru ni meza. Ati none se ko hari amafaranga yanjye ayobeye kuri telefone yawe, wamfasha ukayansubiza? Mpita mubwira ubusambo bwanyu twaraburambiye, twarabamenye. Ahita avuga ngo ariko se ko ngira ngo mpe serivisi none ukaba urimo kumbwira nabi. Mpita mukupa, ngishyira telefone hasi, iyindi hita impamagara y'umugabo nanone, nawe ampamagara mu izina ariko akora azif ari umukozi wa MTN. Arambwira ngo nitwa Sinzabakwira Joshua, nkora muri MTN, ngo mbese ko tubona hari inimero y'abatekamutwe uri kuvugana nayo, ese nawe uri umutekamutwe? Igihe ntari namusubiza, arambwira ati nguhamagaye kugira ngo ngufashe. Ati iriya nimero imaze umwanya irimo guhayikinga pin yawe kugira ngo ushobore kukwiba amafaranga. Ikintu cyantangaje ni uko yahise ambwira amafaranga mfite kuri telefone. Arambwira ngo ntufite amafaranga runaka, arayavuga. Ngo none se urumva mbibwiwe n'iki? Nuko nabonye ko hari abantu barimo gucokoza iyi telefone yo kugira ngo bagusahura. Ati none rero nagira ngo ngufashe, ngiye kugufasha, hanyuma konti yawe nyifunge kugira ngo aba bantu mbabuze kukwinjirira. Yego. Noneho ikintu yafatishije ni iki ngiki, nuko yambwiye ngo ariko ubundi kuki muvugana n'abantu mutazi, kandi twarababwiye ko hari nimero yo muri MTN twabahaye, mugomba guhita mwifashisha igihe mubonye umuntu abahamagara babwira amatakaragasi nk'ayo ngayo, ababwira ngo yayobereje amafaranga kuri telefone yanyu. Ati nk'ubu ino nimero iguhamagaye, ngo ndimo kuyireba, nk'ubu nuko ndi kuri MTN igihe ngiye guhita nyifunga, ngo ngiye kumukurikirana. Ngo ariko kandi twababwiye yuko mugomba guhita musanga ishami rya RIB ribegereye, cyangwa se mukadusanga ku cyiciro cya MTN aho dukorera. Urumva uwo muntu yaramaze kundangiza rwose. Yambwiye monta y'amafaranga mfite, anambwira yuko dukwiye kwifashisha RIB cyangwa MTN center itwegereye. Basi mukumbwira ibyo ngibyo rero, hari ibyo yambwiye gukora, kandi 182 sigiwe ni na 05, sinzi imibare myinshi miremire. Niyo mpamvu mwabonye ira transaction yabaye inshuro nkenye. Noneho muri uko kubigenza gutyo, akakubwira ngo inyuma y'akanyenyeri shyiraho 04, shyiraho 05, shyiraho 44, shyiraho 55, ibintu nk'ibyo ngibyo. Kumbi uko urimo kubikora ntabwo yakwerekaga message ikwereka ko hari amafaranga ari kuva kuri konti yawe mu buryo bwabo bwa gihanga. Reka mbivuge gutyo. Transaction ya 4 irangiye, yaramaze kumbwira ko ari umukozi wa MTN kuko nabivuze. Arambwira ngo wavuganaga n'abatekamutwe. Uko nyine uko nuko histoire yarangiye. Now ukuntu ibi bintu bimeze, urabona bahinduye strategy. Iyo agiye kuguha, habanzaga hakoraga umuntu umwe akakubwira ngo nayobereje amafaranga iwawe, kuko bazi ko abantu benshi bazi yuko abatekamutwe iyo ariyo introduction y'ikiganiro bamugiye gukorana kugira ngo bagusahure. Ntabwo agikora ari umwe. Uwa mbere akubwira gutyo kugira ngo numwemerera utangire koko kureba yuko hari amafaranga yaba yohereje, kandi noneho we ahita akora uburyo bwose. Hari message ahita koherereza, nanjye bayimpaye inyereka koko ko hari amafaranga yabo bayobereje kuri telefone yanjye. Ariko ntibigeze batuma checkinga the balance nari mfite ngo ndebe yuko hiyongereho ibyo 98 banyeretse ko byayobeye iwanjye. Baba bafite uburyo bwinshi. Mbere wahamagarwaga n'umwe akakubwira ati mfasha, hari amafaranga yanjye yayobeye iwawe, wamukangara akanagutuka ibitutsi bimwe bimeze nk'iby'abashumba. Nta nubwo ari ubwa mbere ikese yarimbayeho, ariko izambayeho nk'ebyiri zimeze gutyo nta numwe washoboye kugira icyo akora, kuko naravuga ngo introduction y'abano bantu ni imwe. None urumva it's a new strategy. Ubu ni babiri, bashobora no kuba batatu babonye wenda wananiye babiri, we never know.
kuko uwo wa kabiri yampamagaye ambwira ngo none uri umutekamutwe kuri kuvugana n'abatekamutwe, aho ngaho niwe yandangirije. Ubwo rero briefly nuko nguko histoire yagenze, nahise nirukanka njya muri MTN babwira uko ibintu byagenze, bahita bampa iriya historique nabasharinze, barambwira ati rutane uyijyane muri RIB bagufashe. Ngiye muri RIB ya Kimihurura, bati ugomba kujya muri RIB ya Remera niho igikorwa cyabaye uri. Ngiremera bakora ibyo bagomba gukora, ntanga ikirego, nuko bampereza fotokopi ya historique, ikirego natanze kigumayo. Barambwira bati biragoye kugira ngo ubone trace y'aba bantu, kubera yuko yamaze gukora amabi nk'aya ngaya kongera kumubona ntabwo babyoroshye. Ariko kandi ikintu cyaje kuntangaza nuko izo nimero ebyiri zampamagaye z'abo bantu MTN yazirebye, barambwira ngo all these two numbers zirafunze kuva mu kwezi kwa karindwi. Ubwo ayo mayeri wabwirwa n'icyo yariyo. Ngayo nguko rero nuko ibintu byagenze. Ariko abanyarwanda bo nibo bavuga ngo byago ntugahere ariko ntugahore, iteka ryose tubaho twiga. Ni storytelling kugira ngo n'abandi bose bamenye, nibahamagarwa n'abantu wa mugani barenze umwe n'umunanira azaguha